Muraho neza nshuti bakunzi ba Mugishatv, twongeye kubaha ikaze n'icyubahiro mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba ukunda urukundo nyakuri kandi ukaba ukunda n'umuziki uhimbaza Imana, uyu munsi uraza guhemburwa. Umuziki wa gospel mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2026 uri ku rwego rwo hejuru cyane. Ariko se waba uzi ikintu kirusha ikindi kubera Abanyarwanda umugisha? Ni ukubona abahanzi b'abahanga bahujwe n'iyerekwa ryo gukorera Imana maze bakubaka n'ingo z'icyitegererezo zibereye urugero rugari urubyiruko n'imiryango myinshi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amakupure 5 ya gospel afite igikundiro kidasanzwe kandi akunzwe cyane muri uyu mwaka wa 2026. Kanda subscribe ubu ngubu niba utarabikora, ubundi tugende hamwe. Nta gushidikanya uwo tugomba guheraho nta wundi ni Ben na Chance. Muri uyu mwaka wa 2026 uyu muryango ukomeje kwerekana ubwuzuzanye budasanzwe haba mu buzima busanzwe no ku rubyiniro. Ijwi rya Chance rihura n'ubwenge bwa Ben mu gucuranga n'imyandikire y'indirimbo bituma buri gihangano basohoye yita kinyura imitima ya benshi. Baracyari ku isonga ry'amakupure ahembura ingo z'Abanyarwanda binyuze mu ndirimbo n'ubuhamya bw'urukundo rwabo. Ku mwanya wa kabiri dushyizeho abami b'indirimbo zo mu gitabo Papi, Clever na Dorcas. Uyu muryango wazanye impinduka zikomeye cyane mu muziki wa gospel, uburyo bicana bagasubiramo indirimbo mu majwi n'ibyiyumvo bikoze ku mitima. Ibi byatumye YouTube channel yabo iba inzu y'isengesho mu ngo hafi ya zose mu Rwanda. Muri uyu mwaka wa 2026 igikundiro cyabo kiracyari ku rwego rwo hejuru cyane kuko batanga ishusho y'umuryango ushingiye ku ijambo ry'Imana. Urundi rugo rukomeje gukora ku mitima y'abantu benshi muri uyu mwaka ni James na Daniela, abahanzi bamenyekanye cyane mu ndirimbo zerekeza abantu ku masengesho n'icyizere cy'ejo hazaza. Urukundo rwabo rwatangiye kera kandi ruracyakomeje kugurumana, kandi buri gihe iyo bari ku rubyiniro ubona ko bafite umwuka wihariye w'isengesho. Ni abahanzi bafite igikundiro kidasanzwe kandi buri wese abibonamo. Ku mwanya wa 4 dufite umuryango mwiza cyane w'abanyamujyi ariko buzuye umwuka wera, René Patrick na Tracy Gasaro. Kuva batangira urugendo rwabo rw'urukundo kugeza babaye umuryango, bakomeje kwerekana ko umuziki uhimbaza Imana urushaho kuryoha iyo uri kumwe n'uwo mwahuje umutima n'iyerekwa. Imyandikire n'amajwi yabo bituma uyu mwaka wa 2026 ubasiga mu makupure ahembura imitima y'urubyiruko n'abakuze. Urukurikirane rwacu turosoreza ku muryango w'abahanzi n'abanyonzi b'icyubahiro Fabrice na Nzeyimana. Nyuma y'imyaka myinshi bafatanyije umurimo w'Imana haba mu Burundi no mu Rwanda, muri uyu mwaka wa 2026 baracyari inkingi za mwamba mu kugaragaza ubwiza bw'umuryango ukorera Imana bafatanyije. Indirimbo zabo n'ibitaramo bategura biba birimo amavuta n'ubwiza busize urukundo nyakuri. Shimisha umutima kubona abahanzi bafatanyije urugendo rw'ubuzima n'urw'umuziki uhimbaza Imana kandi bakomeje kubera abandi icyitegererezo muri uyu mwaka wa 2026. Ese muri izi couple 5 twavuze nihe gukora ku mutima cyane? Nihe ndirimbo yabo ukunda bidasanzwe? Yandikira igitekerezo muri comment section hano munsi, kandi ntiwibagirwe gukanda like, share ndetse na subscribe niba ukunda urukundo n'umuziki wa gospel. Twe twari Mugishatv, Imana ikomeze kubarinda no kubahoza mu rukundo. Tuzabonane mu kiganiro gitaha. Bye bye.